nitwa uzaba kiriho Erzendi umunyamakuru wa Radio Susuruka ivugira mu karere ka Kayonza Iburasirazuba bw'u Rwanda. Iyo Radio Susuruka ninjye wayitiye iryo zina kuko amaradiyo ari menshi afite amazina atandukanye nkuko byakomeje gutangazwa bigashyirwa ahagaragara. Okay, amahoro y'Imana bande namwe mwese mu Radio Susuruka reka bagezeyo amakuru n'abategura imikino Rwanda yo kuri uyu munsi yaba mu Rwanda no mu mahanga ndetse n'ayandi yose turayavuga. Nitwa uzaba kiriho Erzendi. Inama y'abaminisitiri yateranye muri village Rugwiro mu mujyi wa Kigali yoborwa na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Nyakubahwa Paul Kagame. Mu byizwe muri iyo nama akaba ari mu mutekano, ubuzima n'ubukungu, imibereho myiza y'abaturage n'imiyoborere myiza. Ku mutekano barebye uburyo amaronda akazwa mu Rwanda ashimwa community policing kubera ko aribo bantu bashinzwe umutekano baze gutanga customer care. Iyo ni serivisi nziza nkuko byakomeje gutangazwa bigashyirwa ahagaragara. Ku buzima bize ku bwisungane mu kwivuza mituweli de santé. Kuri mituweli de santé ari icyambere hari abaturage batishimira ibyiciro bagiye bashyirwamo uburyo budihe. Mituweli ikaba yaravuye ku bihumbi 3 ikagera ku bihumbi 5 nkuko bitangazwa na Minisiteri y'Ubuzima ku rugo rwayo rwa internet nkuko byashizwe ahagaragara. Abaturage bikira mu Ruzigatsibo ngo babuze amazi meza ng'ijerekani y'amazi gurira igihe 5 cyangwa 300 bagasaba ikigo cya Wasake ni Water Sanitation Corporation kuba babona amazi meza. Mayandi makuru Ikayonza umugore w'imyaka 52 yashakanye n'umusore ufite imyaka 25 baramubaza bati kuki washatse umwana kandi ukuze ngo nibwo bwa mbere abonye umuntu mwitashire kuva yava kabisobanuro y'uko urukundo nta mupaka. Okay, mu Rwanda uyu munsi yabaye umuganda rusange wa nyuma w'ukwezi rwose badivantisi umunsi wa 7 nabo batagiye gusenga kuko insengero zarafunzwe. Abandi bitabiriye umuganda bitwaje amasoko n'amacaku n'ibitiyo. Umuganda batagiye saa moya za mu gitondo. Na wanze y'u Rwanda nigo tugiye mu kanya. Hanze y'u Rwanda Uburusiya na Ukraine intambara yaciye ibintu kwa Vladimir Putin na Zelensky nkuko byakomeje gutangazwa bigashyirwa ahagaragara. Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yavuze ngo urubyiruko rwihangira imirimo ngo bamwe mu rubyiruko bazaba bamutare bashaka icyo bakora biteza imbere muri byose. Muri Kongo M23 yakomeje imirwano nkuko byakomeje gutangazwa ariko M23 yigize kubesha ngo n'abanyarwanda bafasha umutwe wa M23. Nje nibaza ko buri muntu afite dosiye ibyo ko bireba abanyekunga abanyarwanda bo baje mu gute. The new partnership for Africa Development Communication Body when we come to market for years in the South Africa in English in program stay organization Rasta for White News radio kunda mabuye journalist wa mayanga gasenke cyaga humbi imani. Andi makuru navuze nayashoje ntayandi nagarukiye mu 6 primaire baba barambetinze magafaranga kurera Imana roho mutagatifu araguhumugisha nkuko wagenze mu mitima y'intumwa. Uyu mugisha ngustabiye ku Mana uzabudasanga kuvavu ko no family yawe nkuko byashizwe ahagaragara. Yaba kajana yaba gasenkisa yaba gahumbu yaba bibiri Uwiteka arakogera umugisha dore ko namwe muhema ngaho mereza agafaranga. Burya iminsi koko ni mibi ibabaza abakundanye managura aya marira mwana nkunda tuzabonana nashiringira. Umugore mwiza umuhabwa n'Uwiteka ni kubaje batumuga ari mu Kinyarwanda. Hanze y'u Rwanda Uburusiya na Ukraine intambara yaciye ibintu kwa Vladimir Putin na Zelensky nkuko byakomeje gutangazwa bigashyirwa ahagaragara. Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yavuze ngo urubyiruko rwihangira imirimo ngo bamwe mu rubyiruko bazaba bamutare bashaka icyo bakora biteza imbere muri byose. Muri Kongo M23 yakomeje imirwano nkuko byakomeje gutangazwa ariko M23 yigize kubesha ngo n'abanyarwanda bafasha umutwe wa M23. Nje nibaza ko buri muntu afite dosiye ibyo ko bireba abanyekunga abanyarwanda bo baje mu gute. The new partnership for Africa Development Communication Body when we come to market for years in the South Africa in English in program stay organization Rasta for White News radio kunda mabuye journalist wa mayanga gasenke cyaga humbi imani.
andi makuru navuze nayashoje nta yandi.